yego nzakurinda yego ibuka ko hari ijambo wavuganye n'Imana ngo nzabana nawe umuntu avuga ko aka kanya nashyira nk'amaboda hari amapiki nka 20 mu mahati mugende mutware abarya iminyenga burya abafasha abantu upfa kuba yaravuze none agatinyuka ku mukozi w'Imana Abigail ngo boda umuntu wavuganye n'Imana umuntu ugendana nayo umuntu abantu bishimira polisi mubwiye ngiye kuvuga ubutumwa arambwira ati ngiyi inzira genda Haleluya. amen Imana yambwiye ngo igiye kubahereza iminyago yose yego amen Imana igiye kubahanagura amarira yose mwari mumaze iminsi muri amen mufashwa yemwe mwumva ibibazo nahuye nabyo Imana yambwiye ngo ndahura n'abantu benshi biswe abagore batarabaye abagore Jaste kundanye n'umusore umusore bikanga oya ntago byanga aguteye n'inda bamubwiye ati none twayireze twabanyatirikada none ngewe ntera inda ngenyine hatirekada Imana ngiye ko ndi buhure n'abantu benshi bafite ibikomere bimeze gutya kabiri Imana imbwira ko nza guhura n'abantu ubuzima bunaniye bari kumva ingo bazivamo basohoka bakagenda kubera iki hari imyuka mibi yoherejwe yitwa imyangaro abantu barabangaje ntacyo mubatwaye naho muhuriye barabangaza uragenda ukajya kudandaza wapi wajya kurima wapi wagera mu kazi wapi ibintu byaranze amen amen ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi hari Imana isohoza kuko izivuga twabonye ari nyinshi nukuri ahubwo uyu munsi hari Imana isohoza amina yego rapasoni iyo nibutse abantu bagira amagambo wakoreye ubwoko abantu bagira amagambo ariko nje kukubwira Imana izanye ijambo yego imbaraga ry'amavuta ry'amahoro Mose wageze Uwiteka aramubwira ngo none izanjye burako kwetura inkweto zawe